Visit Rwanda Sport turabasuhuje cyane tubahaye ikaze muri iki kiganiro cya sport tugiye kujya tubagezaho mu bihe bigiye bitandukanye twibanda ku makuru y'imikino agiye atandukanye avugwa mu Rwanda, avugwa mu karere, muri Afurika muri rusange ndetse tukagera no ku mugabane w'i Burayi aho tuzajya tubabwira ibivugwa mu mashampiyona agiye atandukanye ku bakinnyi batandukanye, abatoza, ibyegeranyo bivuga ku byamamare bigiye bitandukanye byakanyujijeho muri siporo ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye bivugwa mu mikino igiye inyuranye yaba volleyball, basketball ndetse n'indi mikino nk'amagare. Murabizi ko mu Rwanda harimo kubera igikombe cy'isi cy'amagare, ni igikombe kibereye muri Afurika ku nshuro ya mbere ndetse kibera mu Rwanda. Igihugu cyacu gikomeje kuzana ibyiza, kizanira abanyarwanda ibyiza. Mu by'ukuri amahanga si uko hatari ibihugu byinshi binakomeye bifite amafaranga kurenza n'u Rwanda byakabaye byakira iki gikombe, ariko bitewe n'ubuyobozi bwiza dufite, bitewe n'uburyo igihugu cyacu ari cyiza, yaba mu buryo buri fiziko ndetse no mu buryo bw'imiyoborere, ni byo bituma abo bakerarugendo, ibyo bigo bikomeye bishobora gufata imikino cyangwa se imihuriro nk'iri ngiri rikaza kubera mu Rwanda. Irushanwa nk'iri ngiri rikomeye cyane ryitabiriwe n'ibyamamare mu isiganwa ry'amagare ku isi hose, ugasanga bose baraje kubera amateka ndetse no kubaka igihugu mu buryo bwihuse, yaba mu buryo bw'ibikorwa remezo ndetse n'uburyo abaturage bacu bari smart, bigatuma UCI itekereza ikavuga ati mu Rwanda ni ahantu heza hashobora kubera irushanwa nk'iri ngiri. Gusa tudatinze reka tuze muri football aho tugiye kuganira ku ikipe ya Rayon Sport ejo yakinaga umukino n'ikipe ya Singida Black Stars yo muri Tanzania. Ni umukino wo gushaka tike yo kwinjira n'ijonjora ry'ibanze muri CAF Confederation Cup, aho amakipe ahura agakuranwamo kugira ngo haboneke izijya mu matsinda ya CAF Champions League ndetse na Confederations Cup. Uyu mukino rero wabaye ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya. Ni umukino wari wahuruje imbaga nyamwinshi y'abareyo ndetse n'abandi bakunda umupira muri rusange, abasportif bose bari baje kwihera ijisho ngo barebe ese Rayon Sport hari icyo iza gukora, hari intambwe iza gutera imbere y'abakunzi bayo, cyangwa se Singida irabiza kuyisebya iyandagaza imbere y'abakunzi bayo ibe yayitsinda ijyana amanota 3 cyangwa se banganye. Ibyo byose ni amatsiko twagiye kureba uyu mukino dufite, ariko mu by'ukuri twabonye ibitandukanye n'ibyo twari twijejwe cyangwa n'ibyo twabwirwaga ko Rayon Sport ishobora kuza gutsinda uyu mukino, ariko Singida Black Stars yerekana ko atari agafu k'imvugo rimwe, yerekana ko ari ikipe ikomeye, ari ikipe ishobora kuba yahangana. Nubwo muri Tanzania tuzi Simba tukamenya Yanga tukamenya Zamu, ariko mu by'ukuri ni ikimenyetso kigaragaza ko muri Tanzania hari amakipe akomeye, kubera ko Singida Black Stars yaje gutsinda Rayon Sport igitego kimwe, igitego cyatsinzwe na Kratos Chota Chama Triposi. Umukinnyi ukomeye cyane wanyuze no muri ayo makipe yose mvuze uko ari abiri, yaba Simba yaba Yanga. Ari umukinnyi ukomeye, ari umukinnyi wo guhangwa amaso, umukinnyi wagerageje gukora ibihambaye ndetse n'ejo yari umukinnyi twavuga ko yitezweho byinshi. Ibyo rero byose byatumye Rayon Sport umukino igerageza gushakisha ngo irebe ko yatsinda igitego cyangwa yakwikama ikishyura, birangira byanze, ndetse n'umukinnyi wayo Asumani birangira avunitse, bivuga ko rwose na match itashobora kutayikina. Wari umukino mu by'ukuri washoboraga gutanga ishusho yo kureba nimba Rayon Sport ko kiri serie yaba muri shampiyona y'umwaka ndetse no muri Confederations Cup ireba ko yazasubira mu matsinda, ariko twavuga ko icyizere cyatangiye kuyoyoka ndetse n'abafana ubona ko batangiye gutakaza icyizere muri rusange. Gusa ntabwo birarangira, Rayon Sport iracyafite amahirwe, iracyafite kuba yajya muri Tanzania, icyo gitego yatsinzwe ikaba yakishyura ndetse ikarenzaho n'ibindi, ikaba yasezera Singida cyangwa se ikagenda ikishyura igatsinda igitego kimwe bakanganya kimwe kuri kimwe, bakaba bajya mu mapenaliti ubundi bagashaka ikomeza ndetse ikazakomeza ku yindi round. Ubwo rero no kubihanga amaso no kubitega amaso tukareba ko byibuza hari icyo Rayon Sport yazakora. Ubwo ni nako ku rundi ruhande ikipe ya PFC nayo itegereje Pyramide ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 kubera irushanwa ry'amagare ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Umukino wabo wa rimuwe ushyirwa ku itariki ya 2.
Ndabashimiye rero mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, ni kuri Visit Rwanda Sport. Iyi ni channel yanyu mugiye kujya mukurikiraho amakuru y'imikino, mujye muza tubane kandi mukore subscribe, mukore like, mukore na share kugira ngo tujye duhora turi kumwe kandi tubagezeho amakuru agezweho muri rusange.